Amahoro kuri mwese mukurikiye iki kiganiro ifunguro ry'uyu munsi Imana ibaho umugisha. Twongeye gushima Imana cyane aya mahirwe Imana yongeye kuduha yo kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka tudatinze dusenga Imana. Uwiteka Imana ikomeye, Imana y'icyubahiro, Mana y'ukuri, Mana yaremye isi n'ijuru, Mana yaturemye twebwe ubwacu, Mana idukunda kandi Mana itwitaho. Turagushimiye Mana cyane aya mahirwe uduhaye yo kongera kuganira ku ijambo ryawe. Turakunezerewe Papa kuko uri mwiza kandi ugira neza. Ineza yawe Mwami ihoraho iteka ryose. O Mwami ugira neza cyane. Uri Imana yacu. Niyo mpamvu amahanga yose azakwirukanyiraho. Niyo mpamvu abantu bose bazaza bagushakaho ibisubizo by'ibibazo byabo. Kuko uri Imana yumva gusenga. Kuko uri Imana yumva kandi uri Imana ikora. Urakoze Mwana kubana natwe. Ngaho ganiriza imitima yacu. Mwami turi imbere yawe, vuga rimwe gusa. Vuga ijambo rimwe gusa, ubuzima bwacu burahinduka. Vuga ijambo rimwe gusa, imibereho yacu irahinduka. Vuga ijambo rimwe gusa, amateka yacu arahinduka. Urakoze cyane Mana, bana natwe, wigaragaze, ukora imirimo yawe ihambaye cyane. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Maze iminsi Imana irimo kunganiriza ku ijambo riryoshye cyane, ku ijambo rikomeye cyane. Uyu munsi ndakwinginze utega amatwi cyane, kuko Imana irashaka kuvugana n'imitima yacu. Imana irashaka ko tuganira ku ijambo rikomeye cyane. Imana yifuza ko abana bayo bamenya, abana bayo babasha gushira no mu bikorwa. Imana idufashe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana tudatinze, muri Matayo 6 no ku murongo wa 6. Matayo 6:6. Imana idufashe cyane. Matayo 6, ijambo ry'Imana riratubwira ngo wehoho. Imana ishimwe cyane. Matayo 6 igice ni cya 6 no ku murongo wa 6. Ijambo riravuga ngo wehoho nusenga ugiye winjira mu nzu ubanze ukinge urugi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo ubanze ukinge urugi, uhereko usenge so mwihereranye. Komeza iryo jambo ngo mwihereranye. Nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Amen. Turakomera ku ijambo rivuga ngo mwihereranye. Ijambo rivuga ngo mwihereranye. Umutwe w'ijambo ryacu ni ijambo rivuga ngo mu bwihisho. Imana idufashe cyane. Mu bwihisho, ahantu ho mu bwihisho bw'isumba byose. Imana idufashe cyane. Rero ijambo ry'Imana riratubwira muri Zaburi 139. Reka tuhasome Zaburi 139 guhera ku murongo wa 7 ukageza ku murongo wa 12. Zaburi 139. Imana idufashe cyane. Zaburi 139 no ku murongo wa 7. Ijambo ritangira ribaza ikibazo. Mbese aho njya utagera ni he? Mbese aho njya utagera ni he? Ni ikibazo. Mbese aho njya utagera ni he? Naho nabona kwihisha kuko uba uri hose. Iri jambo ritubwiye ngo Imana iri hose. Iri jambo ritubwiye ngo
nzamutse mu ijuru nagusangayo, manutse nkaryama ikuzimu naho waba uriyo, niyo namera amababa nkaguruka nkajya iburasirazuba, niyo najya gutura iburengerazuba, aho naho wanyoboza ukuboko kwawe, wanyoboza ukuboko kwawe kw'indyo, niyo nabwira umwijima ngo ntwikira, niyo nabwira umucyo ngo ungose, kumpindukira ijoro no mu mwijima ntacyo utabona, kuri wowe nijoro uhabona nko ku manywa, umwijima n'umucyo kuri wowe birahwanye. Imana idufashe cyane. Iki kibazo uyu murongo utangiranye n'ikibazo rishaka kutubwira ngo ni hehe nakwihisha Imana. Ni ahantu twakwihisha Imana kuko Imana iri hose. Ijambo ry'Imana riratubwira yuko Imana izi byose, Imana izi byose, Imana ishoboye byose, kandi Imana iri hose. Ibyo bintu bitatu biranga Imana. Ari igihe tuzaganira ku bintu 10 biranga Satani. Buriya Satani ntabwo amenya byose, kandi Satani ntabwo aba ahantu hose, kandi Satani ntabwo ashobora ibintu byose. Iyo Satani aza kuba azi ibintu byose, ntabwo yari kwica bariya abana bose mu gihe cya Yesu. Mu gihe Yesu yavukaga, yishe abana bagera kuri 2 miliyoni, agahera ku mwana wavutse uwo munsi akamanuka akageza ku myaka 2, kubera yuko yarazi ko hari umuntu ari umwana uvutse, ariko nta makuru yari afite yo kumenya neza uwo Yesu ari we. Nukukubwira ngo Satani ntabwo byose abizi, nukukubwira ngo Satani ntabwo aba ahantu hose icyarimwe, ariko Imana yacu, ibintu bitatu biranga Imana yacu. Imana yacu icyambere, Imana izi byose. Icya kabiri, Imana ishoboye byose. Icya gatatu, Imana iri hose. Iri jambo riratubwiye ngo Imana iri hose. Imana yacu iri ahantu hose. Umwanditsi w'Izaburi aravuze ngo naho najya ikuzimu uriyo, naho najya iburengerazuba uriyo, iburasirazuba uriyo. Imana iri ahantu hose. Ariko si ukuvuga ko kuba Imana iri ahantu hose nuko Imana ipfa kuboneka uko yiboneye kose. Ntabwo Imana upfa kuyibona uko ushatse kose, igihe cyose ushakiye ngo ubone Imana. Inyigisho irakomeye cyane, mumbabarire mu ntege amatwi cyane kugira ngo mutaza kunyumva nabi. Ijambo riratubwiye ngo, turi ku ijambo rivuga ngo wehoho nushaka gusenga ubwo ugenda winjire mu cyumba ukinga urugi, numara gukinga urugi wihererane wowe n'Imana yawe, wihererane ni wowe n'Imana yawe, kuko arahantu ho mu bwihisho. Imana ireba ibiri mu bwihisho, Imana iri bukugororere. Tugiye kuvuga ku jambo ubwihisho. Kuba mu bwihisho bw'Imana, kuba mu bwihisho bw'Isumba byose, kuba mu bwihisho bw'Ishobora byose. Imana idufashe cyane. Ntabwo ari kubera ko Imana iri ahantu hose kubonana n'Imana biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye. Iyo ushatse kubonana n'Imana, iyo ushatse kugirana n'Imana ikiganiro, bigusaba kujya ahantu hihishe. Imana idufashe cyane. Iyi nyigisho irakomeye cyane, kandi ni inyigisho y'abantu mu by'ukuri bafite inzara n'inyota yo gushaka Imana mu mitima yabo. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga yuko Imana ntabwo, Imana najyaga njya gusenga, tukajya mama Ada Imana imuha umugisha, tukajya gusenga ahantu mu ijoro ikanyarira. Twajya ahantu akambwira ngo hano ntahezi hari, twajya ahantu akambwira ngo ntahezi hari, twagera ahandi akambwira ngo hano hari rezo. Mu mutima wanjye sintinyuke kumubaza, ariko mu mutima wanjye ngavuga ariko se ibyo bintu bizi gute, ibyo bintu byumva gute? Ariko ibyo bintu biza iyo urushijeho kuba mu bwihisho bw'Imana. Iyo urushijeho kuza mu bwihisho bw'Imana, nibwo ibyo bintu biza, nibwo umutima wawe, nibwo mbese
ingingo zawe z'umwuka. Ese wari uzi yuko ingingo zose dufite mu buryo bw'umubiri mbese no mu buryo bw'umwuka turazifite? Umuntu nyamuntu ni umwuka. Wowe nyawowe uri umwuka. Wowe wa mbere uri umwuka. Imana idufashe cyane. Noneho ukaba ufite icyo bita ubugingo kandi utuye mu mubiri, ariko wowe ntabwo ari uriya mubiri wambaye. Uriya mubiri wambaye ugereranywa n'imodoka ugendamo, ugereranywa n'inzu utuyemo. Igihe nikigera wowe uva muri iyi nzu ukimuka ukajya mu yindi nzu. Iyo bibaye ngombwa abantu bashobora kukwitiranya n'imodoka yawe, babona imodoka itukuye kuko babamenyereye ko ugenda mu modoka itukura, babona imodoka itukura bavuga uriya ni kanakuje, ariko mu by'ukuri wowe ntabwo uri ya modoka. Igihe nikigera biba ngombwa kuhindura imodoka. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo abantu bajya bahindura imibiri. Nkuko habaho imibiri y'amafi, hakabaho imibiri y'inyoni, imibiri iratandukanye. Nkuko habaho inyama y'ifi itandukanye n'inyama y'inkoko, itandukanye n'inyama y'inka, itandukanye n'inyama habaho imibiri itandukanye. Imana idufashe cyane. Iyo utinze mu bwihisho bw'Imana, niho ingingo zawe z'umwuka zitangira gukora, niho amaso yawe y'umwuka atangira gukora, niho uruhu rwawe rw'umwuka rutangira gukora, niho amazuru yawe y'umwuka utangira gukora, niho amatwi yawe y'umwuka atangira gukora. Imana idufashe cyane. Imana idushoboze cyane. Imana idufashe tubashe kumva iri jambo cyane. Bitewe n'ikiganiro ugiye kugirana n'umuntu, iyo ugiye kugirana ikiganiro gikomeye cyane cya business cyangwa se cy'akazi, uwo muntu ntagupfa kumutwara ahantu aho ariho hose. Ari igihe biba ngombwa yuko kubera ikiganiro mufitanye umujya ahantu hakomeye, mukajya muri restaurant ikomeye cyangwa mu hoteli ikomeye, mukicarana n'umuntu bitewe n'ikiganiro mugiye kugirana. N'Imana nuko. Iyo ushaka kugirana ikiganiro cyiza n'Imana, ntabwo Imana uyifata uko aho uboneye. Imana iri ahantu hose. Kubyerekeye no kuturinda, iturindira ahantu hose. Ariko iyo ushaka kugirana ikiganiro cyihariye wowe n'Imana, ntabwo ari ahantu aho ariho hose uhurira n'Imana. Ujya ahantu mu bwihisho. Imana idufashe cyane. Imana idufashe dusobanuze iri jambo. Iri jambo Imana iduhaye turayiganiraho iminsi myinshi, turayiganiraho mbese Imana iradufasha, turayikora nka seri y'ibiganiro kugira ngo tubashe kumva icyo Imana idushakaho cyane. Imana ntabwo iboneka ahantu aho ariho hose. Imana ntabwo iboneka ahantu aho ariho hose, kubera yuko Imana yacu ifite agaciro. Iyo hagiye kubaho inama y'abakomeye, ugasanga umuperezida agiye kwakira mugenzi we umuperezida cyangwa se umwami runaka. Ndibuka umunsi umwami w'igihugu ntazi yo mu gihugu cy'Abarabu, ishobora kuba ari Maroc, yagombaga kuza mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo imihanda yarafunzwe. Kubera iki? Kubera iyo nama. Kubera ko ari abantu babiri bakomeye cyane bagombaga guhura. Iyo nama yateguwe iminsi myinshi cyane. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ariko twebwe ibyo ni by'abantu, ariko twebwe turashaka guhura n'Imana, tukumva ko Imana tugomba guhura nayo. Mbese igihe cyose duhamagariye Imana. Abandi bafata amezi kugira ngo bategure inama, kandi ari inama y'abantu. Bagafata amezi bagategura inama, imihanda igafungwa, abantu bagahagarika akazi kugira ngo iyo nama ibanze irangire. Iyo nama kubera agaciro k'ibyo bagiye kuvugana muri iyo nama, kubera ko ibyemezo bagiye gufata muri iyo nama biratuma mbese biragira ingaruka ku bantu, ku mbaga y'abantu benshi, kuri miliyoni cyangwa miliyoni nyinshi y'abantu. Bigatuma iyo nama hari ibintu bahagarika. Ariko wowe nushaka kuhagarika gahunda zawe, urashaka ko Imana ivugana nawe nk'uko mbese igihe cyose
urashaka kubona imana, urashaka kumva imana aho uri hose igihe cyose. Oya, reka nkubwire, nushaka kugirana n'imana ikiganiro gikomeye cyane, ibyo bintu birategurwa. Ntabwo upfa kugirana n'imana ikiganiro uko uboneye kose. Ndavuga ngo kuba mu bwihisho n'imana. Imana idufashe cyane. Iyo ufite mbese bitewe n'agaciro mbese n'agaciro ikiganiro ufitanye n'umuntu biterwa naho umwakirira. Imana idufashe cyane. Reka mbisubiremo neza. Ni ukuvuga yuko bitewe n'agaciro ikiganiro cyanyu gifite, umuntu ushobora kumwakira. Inzu igira ibyumba byinshi. Ari umuntu ushobora kwakira ku irembo. Bitewe n'ikiganiro mufitanye. Haleluya. Ari umuntu wakira ku kabaraza. Kubera iki? Kubera ikiganiro, agaciro k'ikiganiro mufitanye. Ari uwundi wemerera ngo binjire baze muri salo muganire. Ariko iyo ari umubyeyi wawe ushaka kugira icyo akuraga, cyangwa se ushaka kukubwira amabanga y'umuryango, cyangwa se ashaka kukubwira ikibazo runaka cy'umuryango, bishobora kuba ngombwa ko umubyeyi wawe agufata ukuboko akakujyana mu cyumba. N'Imana yacu, umubyeyi wacu mukuru, Imana yacu idukunda itwitaho, ari ibintu Imana itakubwirira mu ruba, mbese mu bwinshi bw'abantu, ari ibintu Imana itakubwirira mu rusengero, ari ibintu Imana itakubwirira mu masengesho ya group, ari ibintu Imana itakubwirira ahantu aho ariho hose. Kubera agaciro y'ibintu Imana ishaka kukubwira. Imana idufashe cyane. Imana idushoboze cyane. Ushatse kuganira n'umuntu ufite agataro, mugiye kuvugana igiciro cy'inyanya cyangwa igiciro cy'intoryi, ntabwo ari ngombwa kumwinjiza mu nzu, ntabwo ari ngombwa kumwinjiza mu gipangu. Kubera ntabwo ari uko usuzuguye uwo muntu, ntabwo ari uko umusuzuguye, ariko ni kubera ko igiciro cy'ibitunguru mwabiganira ku muryango, mukabisohoza ku muryango, ukagura cyangwa ukabyihorera, ariko mukarangiza ikiganiro, ukafata ibyo ufata, nawe ukamuha amafaranga ye akagenda. Kubera agaciro y'ibintu mufitanye byo kuvugana. Ariko ari diri y'umuntu, umuntu akuzaniye diri ya miliyoni 20 cyangwa se miliyoni 50, ntabwo umwakirira muri salo. Ari igihe no mu rugo uvuga ngo mu rugo abana bashobora kutubuza kuganira neza, reka tujye ahantu, reka tujye mu hoteli, reka tujye ahantu muri restaurant twicarane tuganire. Kubera agaciro k'ibyo bintu. Imana yacu irushije agaciro ibyo bintu byose. Tugashaka guhura n'Imana uko twiboneye, uko twishakiye. Ariko reka nkubwiye, Imana igira principe igenderaho. Imana igira amahame igenderaho. Imana yacu igira amahame igenderaho. Imana idufashe cyane. Imana idushoboze cyane. Umuntu utari umunyamwuka cyane yakumva yuko tukabya, yakumva yuko ibintu tubikomeza cyane, yakumva yuko ibintu ariko reka nkubwire, buriya mu bakristo abaho abakristo buzuye, abaho n'abakristo batuzuye. Ni gute ubu tuzuye? Ni kuvuga ngo iyo mu buzima bwa gikristo, iyo ushaka gukura mu buryo bw'umwuka, hari ibintu ugomba kwitondera. Hari ikintu kitwa amasengesho, hari n'ikintu kitwa ijambo ry'Imana. Ni ibintu bibiri ugomba kwitondera, ukabijyanamo byombi, bikagenda bikura. Imana idufashe cyane. Umukristo wigaburira ijambo ry'Imana gusa, nagira ibihe byo gusenga ngo ashaka imbaraga z'Imana, uwo mukristo aba yuzuyemo inyuguti. Uwo mukristo usanga afite inyuguti ariko adafite umwuka utanga imbaraga. Kuko ijambo riravuga ngo inyuguti ririca ariko umwuka utanga ubugingo. Ni ukuvuga yuko ugomba kuba ufite ijambo, ukagira n'imbaraga z'Imana z'amasengesho, kugira ngo ijambo, Imana idufashe cyane,
ubashe no kuryumva, ijambo rigira ubuzima muri wowe, ijambo ribi irema ku buzima bwawe. Imana idufashe cyane. Arundi mukristo nawe usenga cyane, ariko Bibiliya ntashobora kuyikozaho imitwe y'intoki. Ni ukuvuga ngo ntabwo abazi ijambo akaba azi gusenga cyane, aho ngaho nawe uba ufite risike yo kuvangirwa cyane, kuko iyo usenga cyane ugasuzugura ijambo, mu by'ukuri no kuvangirwa uravangirwa. Niyo mpamvu ubona umuntu akabwiriza ijambo Yesu yavuze akariha Paulo, ijambo Paulo yavuze akariha Yesu, ibyo Eliya yakoze akabiha Elisha, ibyo Elisha yakoze akabiha, ibyo Abrahamu yakoze akabiha Isaka, ugasanga ibintu byose yabivangavanze. Kubera iki? Nta jambo. Ijambo riratubwira ngo nitwemere yuko ijambo ry'Imana riba ingume muri twebwe. Imana idufashe cyane. Yesu yabwiye abasadukayo baje kumugerageza, arababwira impamvu muri mu buyobe, impamvu mutazi iby'Imana nuko icyambere mutazi imbaraga z'Imana, icya kabiri nuko mwasuzuguye mutazi ibyanditswe. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bibiri, imbaraga z'Imana ziva mu masengesho n'ibyanditswe, bigomba kujyana. Imana idufashe cyane, Imana idushoboze cyane. Ibyo bintu uko ari bibiri bigomba kujyana kugira ngo ube mu Kristo wuzuye. Kuba mu Kristo wuzuye ntabwo bishaka kuvuga ko umaze imyaka myinshi uri mu nzu y'Imana. Oya, kuba mu Kristo wuzuye bivuga yuko ari umuntu ushobora kukizwa uyu munsi, ariko kubera imbaraga ashizemo mu gusenga, no kubera imbaraga ashizemo mu ijambo, no kuba ashigikiwe akaba ari mu itorero ryigisha ijambo rizima, ugasanga uyu muntu mu mezi 6 gusa aciyeho umuntu, abaye umuntu mbese ukuze mu buryo bw'umwuka kurusha wa wundi umaze imyaka 20 mu gakiza, ariko ijambo ry'Imana atagiha agaciro, ariko ubuzima bwo gusenga atabuha agaciro. Turimo kuvuga ubwihisho bw'Imana, kuba mu bwihisho bw'Imana. Imana idushoboze cyane, kandi Imana idufashe cyane. Imana idufashe kuba mu bwihisho bw'Imana. Imana ifashe cyane. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose cy'agaciro kirarindwa. Niba ufite ikintu cyose gifite agaciro, kirarindwa cyane. Ikintu cyose gifite agaciro kirarindwa. Niyo mpamvu Imana ntabwo yashizeho ikintu kitwa nk'ibihaha cyangwa se umutima ishyira ahantu hihishe, kuko Imana izi ko mu mutima niho hari ubuzima bw'umuntu. Imana iza gufata umutima ikayishyira nko hejuru y'umutwe, umuntu wese ukurakariye yashobora gufata umutima wawe akawukubita hasi ukahita upfa ako kanya. Ariko kubera ko Imana yari izi ko ari ikintu cy'agaciro, Imana irayihisha. Imana irayihisha, ishyiraho imbavu ku ruhande, yubakaho urukuta rw'imbavu. Imana ihisha umutima cyane kubera ko Imana izi ko icyo kintu gifite agaciro cyane. Imana idufashe cyane. Umwana mu nda w'umubyeyi, umwana mu nda w'umubyeyi, umwana arahishwa. Naratangariye Imana, ijambo ry'Imana riratubwira, Dawidi yaravuze mu Izaburi ngo wandemye mu buryo buteye ubwoba, kandi wandemye mu buryo butangaje cyane. Dawidi yaravuze ukuntu aremwe mu buryo butangaje. Imana ireba umwana mu nda, aravuga ngo uyu muntu ni umuntu ugiye gukurira amezi 9 mu nda, ngomba kumuhisha ahantu hakomeye cyane. Waruzi yuko Imana nishira umwana mu nda, igihe umugore yasamye, Imana igafunga n'ingufuri, Imana igafunga n'ingufuri ikigendera. Umunsi wo kubyara abaganga baragereranya. Iyo bakubwiye ngo uzabyara igihe iki n'iki, baba bagereranyije. Bashobora kukubwira itariki 2 ukabyara itariki 6 cyangwa ukarenzaho nk'ibyumweru 2, baba bagereranyije nk'abantu. Ariko Imana nishiraho imbuto, umwana yamara kujyamo, Imana igafunga n'ingufuri. Imana igafunga n'ingufuri ikatwara urufunguzo. Umunsi wo kubyara Imana ikagaruka ikafungura, umwana agasohoka. Nuko Imana yabikuze mu gihe cya Nowa. Imana ikinjiza igafunga.
yinjije no mu nguge irangije irafunga itwara urufunguzo. Nuko Imana ibigenza iyo umwana kandi ubu turi kuvugana ari abantu Imana igiye kuguhinda inda y'ibifatika, inda y'umwana w'umubiri, ari inda Imana ishize mu nda yawe, kandi ntuzongera ukundi gukuramo inda mu izina rya Yesu. Kandi ntabwo ari inda gusa y'inda y'abana b'umubiri, ari na business. Ari abantu bakoraga business zikajyamo zikongera zikavamo, zatangira gato gusa Satani akongera akakwiba. Ariko reka nkubwire, ari ibintu Imana iremye kandi muzaduha ubuhamya. Ari abantu bazahamagarwa mu kazi batigeze basaba, ari abantu bazahamagarwa guhabwa amasoko batigeze basaba, kubera ko Imana ari ibintu iremye, ari ibintu iremye nonaha, ari ibintu ishize aho ngaho, kandi ari ibintu ifunze, kandi ari ibintu kubiseho kashe yayo. Ntabwo bazongera kuvaho, ntabwo ibyo bintu bizongera kuvaho, kuko Imana ishizeho sinyatiye mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mwami mwiza, mwami gitangaza, turagushimiye ijambo ryawe ryiza. Mwami, ongera ubane n'abana bawe. Mwami, ongera ubafungura amatwi y'umwuka, ongera ubafungura amaso y'umwuka. Mwami, babashe kumenya no gusobanukirwa icyari cyo kuba mu bwihisho bwawe. Mwami, baha ubwo bwenge mu izina rya Yesu dusenze, amen.